twongeye kubaramutsa nanone muri iki gitondo tugeze ku ngingo yo kuwa gatanu ivuga ngo uburyo bw'imikorere burangwamo ubwenge. Ingingo rero ejo twize ingingo yavugaga ngo agaciro k'umubatizo. Agaciro k'umubatizo twabonye ni akahe? Agaciro k'umubatizo twabonye ko ari ikimenyetso kigaragaza ko umuntu yasezeye ku byaha, ko umuntu yasezeye kuri Satani. Muri make ni ikimenyetso cy'uko twejejwe, twakuweho ibyaha. Tugiye rero kwiga ingingo yo kuwa gatanu ivuga ngo uburyo bw'imikorere burangwamo ubwenge. Mbere yo kuyitangira rero mureke tubanze duce bugufi dusenge. Uwiteka Mana yacu, twongeye kugushimira uburyo wabanye natwe, tukaba tugeze muri aka kanya tugihumeka umwuka w'abazima ubihimbarizwe. Turagusabye kugira ngo muri ibi byigisho twiga buri munsi udufashe, bitubere impamba n'urwego bizatugeza iwawe, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Mu gutangira iyi ngingo mureke turebe ku kibazo cyo kuri A. Kirabaza ngo mbese Yesu yakoze iki igihe yamenyaga ko abafarisayo barimo kugerageza guteza amakimbirane hagati ye na Yohana? Turebe muri Yohana ibice 4 umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Turavuga ngo nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi yarusha Yohana. Icyakora Yesu ubwe si we wabatizaga, ahubwo n'abigishwa be. Nicyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya. Hano rero icyo Yesu yakoze ni uko yahise ava i Yudaya yigira i Galilaya. Mureke dusome mu mwuka w'ubuhanuzi. Yesu yari azi ko abafarisayo bazakora ibishoboka byose kugira ngo bacemo ibice abigishwa be n'aba Yohana. Yari azi ko inkubi y'umuyaga wari uriho wirundanya kugira ngo utembane abahanuzi bakomeye cyane kuruta abandi bigeze guhabwa isi. Mu kwirinda icyatuma habaho kutumvikana no kwicamo ibice, ahagarika imirimo ye bucece maze ajya i Galilaya. Natwe rero nubwo twaba mu kuri, dukwiye kugerageza kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma habamo impaka no kutumvikana, kuko igihe cyose iyo ibyo bivutse bivamo gutakaza ubugingo bwa bamwe. Igihe cyose habonetse ikibasha kuvamo agaciro ibice, dukwiriye gukurikiza urugero rwa Yesu na Yohana umubatiza. Hano birumvikana ikintu Yesu yakoze, yaje kuva i Yudaya ajya i Galilaya. Muri make asa nk'uretse umurimo we, kuko aho yabatirizaga, kandi nk'uko twabibonye mu ngingo zahise, abigishwa ba Yohana babonaga ukuntu Yesu abatiza bakagira ishyari. Ariko bagiraga ishyari babitewe n'iki? Abafarisayo nabo bagendaga babivuga. Yesu rero yari azi ko iyo turufu abafarisayo bazayikoresha bakamuteranya na Yohana. Arangije avamo bucece, ariyufura yigira i Galilaya. Ikibazo cyo kuri B kirabaza ngo ni iki twakwigira ku nyifato ya Yohana ku gukemura amakimbirane? Yohana ibice 3 ku murongo wa 30 haravuga ngo uwakwiriye gukuzwa naho jye nkwiriye kwicisha bugufi. Rero ikintu dukwiriye kwigira ku mico ya Yohana kugira ngo dukemure amakimbirane ni ukumenya guca bugufi. Amagambo yo mu mwuka w'ubuhanuzi aravuga ngo kimwe mu bigishwa ba Yohana benshi bumva ko kujya mbere k'umurimo gushingiye ku mukozi wa mbere, umuntu akaba ari we uhangwa amaso aho kuyahanga Imana. Ishyari rikazamo maze umurimo w'Imana ukarangizwa. Bityo
uwo uhawe icyubahiro kitamukwiriye agashyirwa mu kigeragezo cyo kwiyemera, ntabona ko nawe abashishwa n'Imana. Abantu bigishwa kwirinda kuyoborwa n'umuntu, noneho bakagwa mu ikosa, bityo bakava ku Mana. Umurimo w'Imana ntugomba kugira ishusho n'ikimenyetso ari cyo kirango by'umuntu. Uko ibihe biha ibindi, Uwiteka azagerageza kuwuvanamo abakozi batandukanye, abagira ibikoresho, asohorezemo umugambi we mu buryo burushijeho kuba bwiza. Barahirwa bemera gucishwa bugufi, bakavuga nka Yohana Umubatiza bati, uwo akwiriye gukuzwa, naho jye nkwiriye gucisha bugufi. Iyi ngingo rero tumaze kwiga iravuga ngo uburyo bw'imikorere burangwamo ubwenge. Uburyo bw'imikorere burangwamo ubwenge ni ubuhe? Hano urugero rwa mbere twabonye ni Yesu. Yesu, abafarisayo bashatse gukoresha uburyo bwabo kugira ngo bacemo ibice abigishwa ba Yesu n'aba Yohana. Yesu aho kugira ngo yicare ahangane n'abafarisayo bagere kuri ibyo bintu, ahagarika umurimo we bucece, arihungira ava muri ako gace bari batangiye kubivugamo, yigira i Galilaya avuye i Yudaya. Naho Yohana we, mu buryo bw'imikorere irimo ubwenge, icyo yakoze igihe abigishwa be bazaga kumubwira amagambo kuri Yesu, yababwiye ko Yesu akwiye gushyirwa hejuru, we ahubwo ubwe agaca bugufi. Ngira ngo rero muri iki cyigisho twize kivuga ngo Yesu na Yohana Umubatiza, twabonyemo ibintu byinshi. Ndagusaba wowe utarabikurikiranye gusubira inyuma kuri cano ukareba ibyigisho twize, ukareba ingingo 5 twize. Ngira ngo rero iby'Imana ikunda kandi ishaka buri gihe ugumya kuduhana ubunayizera mu izina rya Yesu. Amina.